turwane ya ntambara nziza yo kwizera. Turageragezwa, dukubitwa hasi, ariko ntabwo dupfa, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa. Ijya kukurema ntacyo yahereyeho, nta na gito. Iyo iguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, dukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muzaniye ubuhanuzi buvuga ngo aho utinze, aho wari umaze igihe, ntabwo uzongera kuhatinda. Imana iragutabara, Imana irakuzamura, Imana ikuvanye aho uri. Byakire n'ibyawe, haguruka ubisengere uvuge ngo Mana ndakirira. Turashima Imana uyu munsi wa none, turahimbaza Uwiteka ko yatwongereye umunsi wo kubaho. Imana ni igitangaza, Imana ni umubyeyi mwiza, Imana ni inshuti nziza, Imana igira neza. Uyu munsi wa none ndifuza ko tuganira ku mbabazi z'umubyeyi. Imbabazi z'umubyeyi Imana, umubyeyi uruta abacu, umubyeyi udapfa, umubyeyi udasaza, umubyeyi utibagirwa, umubyeyi. Ndagira ngo tuganire ku mbabazi z'umubyeyi. Unkurikiye wese wumve imbabazi z'umubyeyi zikugeraho mu izina rya Yesu. Imbabazi z'umubyeyi. Reka tubanze dusenge, hanyuma tujye mu kiganiro cyacu. Uwiteka Mana yera, ikiranuka, igira neza, umubyeyi mwiza, twongeye kugushimira ko waduhaye umunsi wo kubaho. Twongeye kugushimira ko waduhaye ubu buzima, mucunguzi w'ubugingo. Turabizi ko hatarabageze uyu munsi, ari twe wahatugejeje, wakoze nyakurama. Ongera utugirire neza nyagora ku ngoma. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri tubigusabye, kandi tuzi neza kubikora. Ongera utugirire ubuntu nyaguhora ku ngoma, uduhe imbabazi zawe, dushobore kuvuga ku mbabazi zawe mubyeyi mwiza. Urakoze papa. Ugirire neza uwumva wese, mucunguzi w'ubugingo, kugira ngo iri jambo rimugirire umumaro mu gihe nk'iki kitamworoheye. Urakoze papa. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Nababwiye ngo tugiye kuganira ku mbabazi z'umubyeyi, ariko ubwo ndavuga umubyeyi utari bababyeyi batubyaye, ndavuga umubyeyi usumba ababyeyi, ndavuga umubyeyi watubyariye umucunguzi. Bajya bavuga ngo Imana ntibyara, ariko twese twabyawe na uyo. Niyo yatugiriye ubuntu, niyo yatubyaye. Iratubwira mu bice bibiri bya Samweli, muri Samweli wa kabiri, ibice 7, umurongo wa 14. Reka ngusome, turaza gusoma ibice bike cyane. Ngo nzamubera se, nawe azambera umwana. Nzamubera se, nawe azambera umwana. Icyo ni cya gihe Imana yasezeranaga na Dawudi, imusezeranya ko ku ntebe ye hatazabura uwicaraho, ko hazaba abana be bakurikirana ku ntebe ye. Aramubwira ati rero nzamubera se, nawe azambera umwana. Nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu, kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho. Imbabazi z'Uwiteka zizamwomorokaho. Ndasenga ngo imbabazi z'Uwiteka ntizikomoorokeho. Ndasenga ngo imbabazi z'Uwiteka ziguhoreho. Ibihe biragoye ndabizi, ariko imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. Twibukiranye neza mu butumwa bwiza bwa Luka, ibice 15, umurongo wa 11. Hari wa mwana uwo bise umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara cyangwa w'ikirara yaricaye areba se, yari afite byose,
nk'uko imana yacu itagira ikibura. Arangije abwira se ati ariko data wampaye umugabane wanjye, reka naho tuhasome, hanyuma tubone tuvuge amagambo turimo kuvuga uyu munsi. Umutwe w'amagambo ku gice cya 11, ku gice cya 15 umurongo wa 11, umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara. Ndahera ku murongo wa 13 ko ndashaka ko twihuta. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda. Mbega hejuru yaho yari yabwiye se ati mpa umugabane wanjye. Ababyeyi mwe, umwana yaravutse asanga se afite ibintu, ariko amaze gukura aramubwira ati mpa umugabane wanjye. Ukagira ngo barabikoranye cyangwa hari sheya yashyizemo. Ati mpa umugabane wanjye. Umubyeyi abura uko agira, umubyeyi amuha umugabane we. Ngo iminsi mike ishize, ateranya ibintu byose arigendera. Aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Uwiteka turinde kuba ibigoryi. Uwiteka duhe ubwenge, tugire ubwenge, tuba abana b'abanyabwenge, twe kuba abana b'ibigoryi. Ngo yayisha ibye ubugoryi bwe, arabyaya, muri make arabinyanyagiza, birashira. Gusa icyiza, ndavuga imbabazi z'umubyeyi. Igihe kimwe, umunsi umwe, ngo yisubiramo. Umurongo wa 17 yo kuri icyo gice cya 15 uratubwira ngo nuko yisubiyemo, aribwira ati, yisubiyemo, asubiye kuba umuntu, asubiye kugarura ubwenge, aratekereza ati ariko iwacu, yibuka iby'iwabo. Ndacyavuga imbabazi z'umubyeyi. Imbabazi z'umubyeyi, Imana yacu tuyicumuraho amanywa na nijoro. Imana yacu tuyicumuraho uko bwije n'uko bukeye. Imana yacu tuyijya kure kenshi, ariko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Rero nshuti y'umusaraba, wowe unyumva, ndashaka kukubwira ko Imana igufitiye imbabazi. Niwiteho ibigorane bikuri imbere, bikuri iburyo, bikuri ibumoso, ariko Imana igufitiye imbabazi. Icyo gushakaho ni iki kintu kimwe cyonyine, ni ukwisubiramo. Ese muzi ko twambaye aya masanduka, iyi mibiri, ariko twebwe abantu tuba muri iyi mibiri turatekereza gusa, twebwe tugakoresha iyi mibiri. Iyi mibiri ni ibikoresho bikoreshwa natwe iyo twemereye umwuka wera, dukora byiza. Iyo tutamwemereye, tugakora bibi. Abo dukunze kubana barabizi. Narababwiye ngo nigeze kugirirwa ubuntu n'Imana, irambwira ngo nta muntu mwiza uba kuri iyi si, nta n'umuntu mubi uba kuri iyi si. Uwo nambaye aba mwiza, uwo mubi yambaye akaba mubi. Icyo kigiye kinagufasha kubabarira abantu bose. Ujye ubareba, ubababarire, kuko iyo yambawe n'Imana uwo munsi aba mwiza, iyo yambawe n'umubi akaba mubi. Uyu mwana rero yambawe n'umubi, areba ibintu se atunze, abona ni byinshi, yumva agomba kugenda akajya ahantu akinjoyinga, akarya, akanywa, agasinda, agakora iby'umubi amukoresheje byose. Abwira se ati umugabane wanjye. Ese arawumuha, aragenda. Amaze kugenda arabyaya, ariko ngo igihe kigeze ngo yisubiramo, aratekereza ati kwa data bararya bagasigaza, none jyewe n'iby'ingurube nabibuze ngo bimpaze. Reka nsubire kwa data. Nshuti z'umusaraba, asubira kwa data. Ati reka nsubire kwa data, ingorane ni nyinshi, subira kwa data. Ibibazo birakurengeye, subira kwa data. Ndababwiza ukuri, nta mwana uvuka ari mubi. Umwana wese aravuka abinyana, abakashwi k'inkoko, umwana wese abasa neza.
tuvuka dusa na data, hanyuma umubi yatwambara tugasa uko ashaka yagatsindwa. Ariko iyo twisubiyemo, iyo dusubiye inyuma tugatekereza, tukibaza, tukamenya abo turi bo, dusubira kwa data. Umwana rero ngo asubiye kwa se aturutse kure cyane, ise aramubona. Umurongo wa 20, turacyari muri cya gice cya 15. Ngo arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure, se aramubona, aramubabarira. Can you imagine? Kukubabarira utasabye imbabazi. Aramubabarira. Amaze kumubabarira, arahaguruka, aramuhobera, aramusoma. Nta wundi muntu wakugirira izo mpuhwe keretse wakubyaye. Nta wundi. Umuntu wese ashobora kukubabarira, ariko akubabarira wamusabye imbabazi. N'abana urababwira ukamukubita ati mbabarira. Kuko niko wamutoje. Iyo atarakubwira mbabarira urakomeza ugakubita. Inshuti y'umusaraba, Imana igutegeye amaboko. Ntabwo yitaye kuri bwa bugoryi, ntabwo ibwitayeho. Ntabwo yitaye kuri bya bindi wononnye, ntabwo yitaye kuri bya byaha by'ishyano ryose wakoze. Ntabwo nkubwira ko Imana yababariye ibyo wakoze n'ibyo utarakora. Ndakubwira ko Imana ishobora kubabarira ibyo wakoze byose iyo uyigarutseho. Ntabwo ari ukujya mu buntu ngo dukore ibyaha ngo ubuntu busage. Oya, ntabwo ari cyo mvuga. Ariko ndashaka kubwira ko yuzuye imbabazi kuva ku mutwe kugera ku birenge. Imana yacu ni imbabazi, yuzuye imbabazi. Ntabwo ifite imbabazi, ahubwo ubwayo yose ni imbabazi. Imana yacu ni imbabazi, yuzuye imbabazi. Uyikozeho gato yuzuye imbabazi. Ngo arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure. Aturutse kure, ntiyigeze telefona papa ngo ndaje, ntiyigeze amubwira ngo mbabarira. Oya, yisubiyemo gusa, aritekereza, arisuganya, aribwira ngo data yambabarira. Ndakubwira imbabazi z'umubyeyi, inshuti z'umusaraba, imbabazi z'umubyeyi. Bajya batubwira Abanyarwanda ngo umubyeyi aragwa umwana agaseka, ariko umwana iyo aguye umubyeyi ararira. Bigaragara ko imbabazi z'umubyeyi nawe zihuriye n'iz'umwana. Ndavuga imbabazi z'umubyeyi. Umubyeyi akugirira impuhwe, umubyeyi arakwihanganira, urasinda akakwakira, ubyara ikinyandaro akakurerera, uriba akaguhishira. Ndavuga imbabazi z'umubyeyi. Rero icyo ngusaba ni iki? Nuko twagaruka kwa data nshuti. Nuko twagaruka kwa data, kuko data dutegeye amaboko. Data aradushaka, data arashaka kutubwira ibyiza. Ukomeza ugasoma muri iki gice cya 15, uraza gusanga mukuru w'uyu mwana yaraje, kuko Isa amaze kumwakira avuze ati nimwice, nimubage, nimuze dukore umunsi mukuru, ni fete, tubyine, ducelebrating umwana wanjye yazutse. Mukuru we atungutse yumvise ibyabaye avuye mu kazi, arabaza ngo ibyo ni ibiki? Baramubwira ngo murumuna we wari warabuze yagarutse. Abwira se, data, maranye nawe iyi myaka, maranye nawe iki gihe, nta n'akamasa urambagira, ariko iki cyana cyawe cy'ikigoryi cyibye cyatwaye umutungo wacyo wose uragihaye. Aramubwira ati mwana wanjye, tuzi ibyo ntunze byose ni ibyawe. Nagira ngo nkwibutse n'ibyo data atunze byose ko ari ibyacu, ni ibyanjye nawe. Ahubwo ikibazo ni iki? Nuko tutarisubiramo. Nitumara kwisubiramo tukagaruka, nitumara gutekereza ko hari aho byapfiriye, tukaza imbere ya data tukamubwira ngo papa turaje, uwe wese yuzuye imbabazi, kutubabarira no kutugirira neza. Ndavuga imbabazi z'umubyeyi, inshuti z'umusaraba. Ndavuga imbabazi z'umubyeyi ngo anezezwa cyane no kutugirira neza. Nta kindi kinezeza umwami, nta kindi kimunezeza. Anezezwa no kukubabarira, kuko yagutekereje utaranabaho, atarakurema, atarakugira urusoro mu nda ya mama wawe. Yarabizi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo hagarara mu byashize akamenya ibizaza. Yarazi ko uzamucumuraho, ariko akubikira imbabazi. Ndakwinginze inshuti z'umusaraba,
ndagusaba kugira ngo ugarukire umwami. Ibikugoye ni byinshi, ariko ubyirengagize, ubisige iburyo, ubisige ibumoso, ubisige inyuma, hanyuma ukomeze imbere, ushake imbabazi z'umubyeyi. Ndavuga imbabazi z'umubyeyi. Uwiteka akugirire neza, agushoboze kuba mu mbabazi z'umubyeyi. Ndagushimye Data wera ukiranuka, ndaguhimbaje nyaguhora ku ngoma, kuzi ko turi muri iyi si igoranye. Iyo Kristo yakubwiye ngo nuyidukuremo uyiturindiremo, ndagushima ko ukiturinze, kandi ndagushima kubw'imbabazi zawe. Ndasenze ngo buri wese wumvira ijambo, imbabazi zawe zimugereho, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu turasenze, amen.